shisha itabona ngo nimuze mbereke. Nje nashaka kubereka ikiraro nanjye navuye ku ishuri nsanga cyaraje. Wagize uruhare kugira ngo iki kiraro kibakwe Bio? Nje nandi ku ishuri simbizi nabonye kihari. Watujyanyeho? Tugende nta kibazo. So murabona ko rero uwo ni Beyonce wanyu. Umunsi ku munsi tuba turi kumwe. Mbibutse ko iki kiganiro utakibonye kuri Homeland 7 TV ushobora kukibona kuri Simbi TV. Ni Beyonce rero uri kugenda dutembereza ku bijyanye n'imishinga runaka iri mu karere kawe. Nababonye icyo yirata muri Gasabo. Baravuga ngo abantu benshi iyo babwiye ngo tujyane muri Ndera, hari ikintu bahita batekereza ngo waje bakakujyana Indera se. Indera ntabwo ari kunezerwa. Ugenda uhindukira uraza nk'umubyinnyi ubonye ahantu uzajya ubyina noneho Bio reka njye imbere yawe uza ahantu wahabyinira. reka njye imbere yanjye ngende ngushutinga ndi kukuva inyuma. Cyaza nuko ndashiduka wankubiza aba bana nibankurikira biraza kurangira ntembye. Niye komeza tubwira Bio nese ko ufite ubwoba ngiye kwitemberama. Watanze angahe kugira ngo iki kiraro cyubakwe? Nje navuye ku ishuri nsanga gihari. Abudatuma umuntu yitembera we. Habe peti, watanze angahe rata? Navuye ku ishuri nsanga gihari. Wavuye ku ishuri nsanga gihari? Kuki utaje gusaba ikiyede cyangwa aragurageze imyaka yo gukora ikiyede? Ntabwo imyaka iragera. Bio ibijyanye no kubyina bigeze. Ndaje nyine ndabanza nsoze kwiga nibwo nzabyina. Ntabwo twatandukana utadukubite akabyino kw'iki kiraro rwose kimeze gutyo. Oya nagahano nahabyinira. Urahabyinira kuwina bwiza. Oya naba nshaka kwipfira. Kubera iki? Oya. Bio iki kiraro kizagufasha iki? Kizagufasha iki? Kizamfasha kutazerera mbonye aho nzajya nirirwa kuko ni mu rugo. Baravuga ngo okay mbwira noneho. Baramutakwashije akamaro k'iki kiraro ngiye kurasa imbogo. Imbogo z'umwaka. Akararo k'iki kiraro k'iki kimaro. Subiramo ko kandi. Akararo k'iki kimaro. Bonjour, bonsoir. Bon après-midi mes chers amis. The Homeland 7 TV for everything, for everyone and for everywhere. We believe that everything is possible and the impossible is nothing as long as you step outside. We care you and we love you. Kubera ko tubitaho niyo mpamvu tubazaniye inkuru zitandukanye. Uyu munsi tubazaniye umuntu arashize igihe kirekire twaramubuze. Uyu ni wa mwana nababwiraga wazimiye. Nigeze gukora inkuru y'ikiganiro ndavuga ngo yarazimiye. Narabibonye. Narazimiye ngo narabuze nge naburiye. Ntabwo ahise urakara. Ako nari ndi ku ishuri. Bya amasomo yagenze neza? Yagenze neza. So tuguhaye ikaze. Murakoze. Witwa nde? Nitwa Giramata Beyonce nkaba nyine nari nkumbuye abantu bose bakurikirana Homeland 7 TV. Wow. Natwe twari tugukumbuye ntitwari tworohewe. Nitwari tworohewe muri iki kiganiro rero ugiye kudutembereza. Narumvise ngo hari ibintu byinshi waduhamagaye. Shisha itabona ngo nimuze mbereke. Nje nashaka kubereka ikiraro nanjye navuye ku ishuri nsanga cyaraje. Wagize uruhare kugira ngo iki kiraro kibakwe Bio? Nje nandi ku ishuri simbizi nabonye kihari. Watujyanyeho? Tugende nta kibazo. So murabona ko rero uwo ni Beyonce wanyu. Umunsi ku munsi tuba turi kumwe. Mbibutse ko iki kiganiro utakibonye kuri Homeland 7 TV ushobora kukibona kuri Simbi TV. Ni Beyonce rero uri kugenda dutembereza ku bijyanye n'imishinga runaka iri mu karere kawe. Nababonye icyo yirata muri Gasabo. Baravuga ngo abantu benshi iyo babwiye ngo tujyane muri Ndera, hari ikintu bahita batekereza ngo waje bakakujyana Indera se. Indera ntabwo ari Bio nizere ko hano turari Indera ariko sibyo? Indera ariko ntabwo ari mu basazi. Oya nta nubwo bavuga abasazi reka bavuga abarwayi bo mu mutwe. Rero abantu benshi bakunda kugira defo. Aba ngo tujyane Indera agahita yumva ko ugiye kwa muganga kwivuza uburwayi bwo mu mutwe. So Ndera mu by'ukuri ahari ubukungu, ahari inganda zitandukanye. Banza utamere ibyo bintu. Izi nyandiko zisobanuye iki? Barebere nyine ubabwire. Ikiraro cya Kira Suspension Bridge cyatashywe inaugurated Kamena izitariki ibintu nk'ibyo. Ubonye ahakenewe gusanwa menyesha ibiro by'ubutaka mu karere ka Gasabo. Birakaza twagiye. Reka Beyonce agenda twerekera dutambagize ku kiraro cye. Ni icyawe cyangwa ni icyawe? Iki? Ni icyawe? Oya ntabwo ari icyanjye.
So iki kiraro ni ibintu byiza pe, ni ibintu byo kunezerwa. Ugenda uhindukira uraza nk'umubyinnyi, ubonye ahantu uzajya ubyina noneho Bio, reka njye imbere yawe. Uza ahantu wahabyinira. Reka njye imbere ngende ngushutinga ndi kukuva inyuma. Cyaza nuko ndashiduka wankubiza. Aba bana nibankurikira biraza kurangira ntembye. Ye komeza tubwira Bio. Nese ko ufite ubwoba. Ngiye kwitemberama. Watanze angahe kugira ngo iki kiraro cyubakwe? Ngiye navuye ku ishuri nsanga gihari. Abudatuma umuntu yitembera we. Habe peti, watanze angahe rata? Navuye ku ishuri nsanga gihari. Wavuye ku ishuri usanga gihari? Kuki utaje gusaba ikiyede cyangwa ntabwo urageze imyaka yo gukora ikiyede? Ntabwo imyaka iragera. Bio, ibijyanye no kubyina bigeze. Ndaje nyine ndabanza nsoze kwiga nibwo nzabyina. Ntabwo twatandukana utadukubita akabyino kw'iki kiraro rwose kimeze gutya. Oya naga hano nahabyinira. Urahabyinira kuwina bwiza. Oya naba nshaka kwipfira. Kubera iki? Oya. Bio, iki kiraro kizagufasha iki? Kizagufasha iki? Kizamfasha kutazerera mbonye aho nzajya nirirwa kuko ni mu rugo. Baravuga ngo okay, mbwira noneho. Baramutakwashije akamaro k'iki kiraro, ngiye kurasa imbogo. Imbogo z'umwaka. Akararo k'iki kiraro, k'iki kimaro. Subiramo ko kantu. Akararo k'iki kimaro. Akararo k'iki kimaro. Akamaro k'iki kiraro. Akamaro k'iki kiraro Bio. Nawe wumva kizakumarira iki mu by'ukuri? Ntago nzongera kugira ibyondo nyine, ntago nzongera kunyura mu byondo. Nubwo nzongera kubura ko ari igihe imvura igwa nijoro umuntu akabura uko ajya guhaha. Kiraryoshye ariko sha. Uzahasohokane sheri wawe niba umufite. Nawe ngira mundangire. Asina ngombwa uracyari umwana, nugera imyaka ari bukureho umuntu uzamubona. Yego Bio, noneho reka nkweretse ikibazo cy'amatsiko. Ni ibiraro bingahe biri muri aka karere ka Gasabo bimeze gutya? Ni iki cyonyine. Sure? Nicyo nabonye. Iki ngiki kimeze nk'icyo muri Nyungwe. Sha abana barakubagana, dore hariya ni amatara. Iki kiraro njye naragize ngo ni kamera, uzi ko wagira ngo ni mu Bwongereza? Niho n'ubundi. Rero hari ikipe yitwa Stafford Bridge, namwe muzashinga ikipe nimurangiza muyitirira iki kiraro, sibyo? Turayishinga mu kanya. Okay Bio, hanyuma kubyina ubigeze he? Kubyina mfite club mbamo, ako nyine kubera ngeze mu gihe cy'amasomo cyane, nabaye mbiretseho gatoya. Okay, I understand. Of course, I'm Mutara people, Riverside and inside that. But I'm with Beyonce. Beyonce is a singer and dancer. There's something to appreciate. The most talented young girl, the girl who has the best future, the girl who believes that everything is possible and the possible is nothing. Ni Beyonce. Gira ikivuguto. Oya nigira amata ntago ari kirivuguto. Gira amata. Gira amata. Gira amata neza fresh. Ariko gira amata urakoze kudutembereza rwose tuba turyohewe. Ndabatembereje. Ahantu ni naheza. Ni heza. Umuntu wace gusakuza wakihanganye koko. Ahantu ni heza. Umuntu yanahasokanira urungano ma. Inshuti zanjye no kuzitembereza. Hararyoshye rwose. Bio, bakimara kubaka iki kiraro niki cyagushimishije kurusha ibindi byose? Kurya umunyenga. Gwiki? Gasubiramo ako kantu. Kurya umunyenga. None se iki kiraro ko ari icyo kwambukiraho n'icyo kuryaho umunyenga? Oya, ubusawe mukanya. Njya nirira umunyenga. Cyangwa no iyo hano munsi harimo ikiyaga mana. Abantu bakajya baza kurobamwe amafi. Mukunda amafi. Ashigiye kirekire tutaguca iryera ariko bigaragara ko wahindutse. Gute? Nabaye mwiza. Nabaye mwiza. Uri mu ishusho y'Imana. Na mbere. Okay, ibijyanye na filime rero wabishyize ku ruhande? Filime nabaye nzihoreye. Kubera iki waziretse sasa? Oya. Bansaba ibintu birenze. Ibiki? Ni ibiki birenze bagusaba? Ni ibiki birenze bagusaba? Oya ni imyaka ntaruzuza. Imyaka se gukina filime bisaba imyaka? Bitewe n'orare bamagate. Bagwaga nk'ihe? Ni nkarere ihe bagwaga ukabona utayikina kubera ko uri umwana? Gukina ndyamanye n'umuntu w'umugabo nyine mu buriri. Nuba ngo deregiteri igeze kugupanga uri kumwe
iyo muryamana se byari bitwaye iki? oya ntago nabikora. Kubera iki? Ninde yakubuje? Mama yarabikubuje cyangwa? Oya nanjye ubwanjye ntago nabikora. Kubera iki wabyanze? Umunsi wari uryamye wumvise uwo mukinnyi yashatse kugufata ku ngufu uhita ubivamo? Oya nuko iyo rore nyine ntayikina njyewe tu. None se rero nshobora kuzayikina ariko ubu ngubu wapi. Ibyo bintu ntabwo bizagusubiza inyuma? Oya. Ari sure? Okay, ni ibintu byiza niba ariyo mahitamo yawe. Natwe ntituri hano kugira ngo tukuzitire cyangwa ngo tubuze inzozi zawe kugera ku ndunduro. Ntacyo twakitambukira. Icy'ingenzi ni uko nyine ukomeza gutera imbere kandi nanone ugahitamo ibintu bifite akamaro kurusha ibindi byose, sibyo? Cyane. Hanyuma rero ndagira ngo mwibarize ikibazo cy'amatsiko. Mbere ko hari zo mwakinnye ukanazigaragaramo wenda utaryamye mu gitanda da, ntabwo ushobora gukina izindi filime ariko utagize? Nazikina. Ni ibintu byiza rero. Niki wabwira abantu? Gira inama urubyiruko. Gira inama urubyiruko nk'umuntu w'umunyeshuri, nawe gira inama nyine ugira abantu tu. Igamije nyine gushaka se nko gukina filime, kubyina iki? Ubuzima busanzwe. Inama nabagira. Inama nabagira nuko nyine bakiyubaha kurusha ibyo bakora kugira bibahe amafaranga. Umuntu yakiyubaha ate Bio? Umuntu yakiyubaha ate? Hari igihe uba nyine wenda ujya gukina nka filime bakakubwira ati urakina izi role zimeze gutya na gutya wiyambitse ubusa, kandi nk'umuntu w'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi ntabwo aba agomba nyine kwiyambika ubusa kuri kamera. Ati umunyarwandakazi ntabwo aba agomba kwambara ubusa cyangwa kugaragaza ubwambure bwe kuri kamera. Nigira amata Beyonce ni umukinnyi wa filime. Beyonce ze Rwanda ni singer dancer. Dukubitira ku karimbo kamwe ka Run-Up. Reka njye kure yawe kugira ngo uze kubona umwanya wo gucugusa umubyimba. Oya ntago ndi bubyine, ntago nabyinira, reka ntago nahabyinira. Okay, ngaho turirimbire basi. Kereka wenda tugeze nk'ahari. Nta kibazo ntubyine. Naharirimbira. Ariko nyine turirimbire nta kibazo ntubyine. Ririmba ntubyine nta kibazo. Se naririmbira, tugenda baririmbira harahirya. Okay, Run-Up ari akarimbo gashyashya ngo yasohoye karyoshye. Kwepaso bebe. Ni keza. Nigira amata Beyonce. Reka tugushimire tujya mu gice cya kabiri cyahariwe ikiganiro cyacu.